Ndabasuhuje mwe munkurikiye none ahangaha igicamunsi cyiza mwibutsa ko subscribe liking video comment. Bivugwa ko abagore bazi gukandira imboro mu gituba. Ese koko nibyo wowe urabizi? Niba ubizi bikorwa bite? Kurikira video nyaboneka uyirangize kugira ngo ubashe kwigira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi ko tubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ubashe kumenya ibintu bigiye bitandukanye. Rero urabizi yuko iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe, cyane cyane ku abagore murabizi ko imbere mu gitsina haba hararegutse, bisaba yuko rero hari systeme ukoresha kugira ngo ubashe kumushimisha, kandi iyo umugore yaregutse ntago umugabo aryoherwa. Niyo mpamvu dutangiye tuvuga ngo bivugwa ko abagore bamwe na bamwe bazi gukandira imboro mu gitsina cyawe. Guys, ndavuga ngo bazi kugira gute? Mwebwe muntega amatwi. Ikindi kandi niba utabisobanukiwe, niyo mpamvu tugiye kugufasha kugira ngo ubashe kubimenya. Bikorwa bite? Bikorwa byagenze bite? Ni ukuvuga ngo akenshi abagore bakunda kubyitabaza mu gihe baba bararegutse mu gitsina. Ngira ngo murabizi iyo umugore yamaze kubyara, umugore amaze kubyara imbyaro imwe, ebyiri, zingahe, uko agenda akora imibonano mpuzabitsina, usibye no kubyara, niyo yaba ataranabyaye ari n'umukobwa, kwa kundi agenda akora imibonano mpuzabitsina, hari uburyo agenda areguka mu gitsina cyiwe, akagenda areguka hakaba hagari cyane, ku buryo umugabo asigara akozamo akumva ntaho hari kumugera. Simubizi? Arigize ngo ndababeshyeye, umva murabizi cyane, ngira ngo murabizi. Ni ukuvuga ngo rero iyo byagenze gutyo haba hari impamvu yabiteye. Iyo mpamvu yabiteye rero niyo mpamvu tugira ngo tumenye ngo twabigenza gute mu gihe tutarabona iriya miti y'amavierge y'ibiki yo kongera gusubirana imbere mu gitsina, inyama zikegerana. Nimumpa amafaranga, nimungurira, kuko naje kubona namwe mutari beza, munyima subscribe mukanyima n'amafaranga gusa. Murumva, nimungurira ubwo nzayibagira gute? Nzayibiregisha uburyo babigenzamo. Ariko uyu munsi reka twige uburyo ki mu gihe utaramenya iyo miti, uburyo ushobora kuba wayikandiramo umugabo akumva arishimye. Nituvuga gukanda ni ukwegeranya inyama z'imbere, ugasa nk'uwegeranya kugira ngo umugabo asunike asa nk'aho ari guhatiriza. Ngira ngo murabizi akenshi abagabo bakunda gusunika basa nkaho bahatiriza kugira ngo bibafashe kumva muri bo nyine baryohewe. Simubizi? Niyo mpamvu uzasanga abagabo bamwe na bamwe bishakira nk'utwana tukiri dutoya, tukiri vierge, cyangwa tumaze iminsi mike tuvuye muri vierge. Kubera iki? Kubera yuko tutarareguka cyane, tutarahura n'abagabo benshi batandukanye kugira ngo baturegure. Rero bivuze ngo iyo bimeze gutyo, uri umugore none ahangaho dukurikiye, icyo ugomba gukora, ugomba kwegeranya amaguru imbere. Nimbivuga gutyo biragorana kuza kubisobanura, ariko nababwiye yuko video ni muyikunda cyane, nzabakorera video noneho bigaragaza uburyo ushaka kwegeranya amaguru. Ukigenza ambara ipantaro wenda kugira ngo mbashe kubibereka. Wegeranya amaguru mw'imbere, ugafungiramo imbere, ugasa nk'usubiza umwuka hejuru, ku buryo inyama z'imbere mu gitsina zisa nkaho zegerana, zihuza. Iyo zihuje rero umugabo agakora imibonano mpuzabitsina n'umugore, arasunika akumva birasa nkaho bifite ahantu bigenda bihagama. Iyo bifite nk'ahantu bigenda bihagama, bivuze ngo ewana tayari umugabo arishima akumva aranyuzwe, akumva nta byiza birenze ibyo ngibyo muri iyi si yabona. Ikindi mukwiriye kumenya ni uko mukwiriye kumenya yuko iyo umugabo ari gukora imibonano mpuzabitsina aba akeneye kumva ko muri wowe mbese nyine hakirimo icyo bita icyanga. Niba byagenze gutyo, ntago uba ukwiriye gutuza gutyo gusa ngo uvuge ngo umugabo wanjye ngo ibintu ngo byaciyemo, uba ugomba kumenya ngo niba namufungiyemo imbere kugira ngo aryoherwe, ngomba no gushyiramo n'agatekinike ko kugenda nkaragiramo imbere gutya nyine umunyongera, wandika 788. Ngira ngo twarababwiye uwo mubare, uburyo ugenda unyonga bigatuma umugabo agenda yumva uburyohe budasanzwe mu gitsina cyawe, uburyohe budasanzwe. Ewe data we,
ndabivuga nkumva imise mbishaka abantu mwewe data we, umva biba biryoshye inshuti yanjye, umva akajya yumva ukuntu biryoshye, ayengereramo, ayikaragiramo, nawe uyikaragira yababa we, mbega ibintu biryoha we, biraryoha inshuti yanjye. Njye reka mbabwire, njyewe abantu bankurikira ngira ngo murabizi kandi maze no kubimenyera, ikintu mba mbifuriza ni ukugira urugo rwiza, iterambere ryiza mu rugo rwanyu, kubera yuko uriya washenye urugo rwawe nta kintu byanshimisha. Washenye urugo rwawe koko tambeye, ntabwo byanshimisha. Bivuze ngo rero icyo mba nshaka ni ukugira ngo buri kimwe cyose mugishyire ku murongo neza. Wowe mugabo udukurikiye ukaba uzi ko umugore wawe afite icyo kibazo, uba ukwiriye kumuhereza ino video, ndetse niyo yaba ari n'umugore mushuti wawe, niyo yaba ari n'umugabo mushuti wawe, sharing ino video uyimuhe, iramufasha byinshi bigiye bitandukanye. Byinshi murambibabwiye nkababwira ngo ni gute nabikoramo, ni gute wakifasha, ariko ugasanga ibintu byarabananiye, kandi ibintu bibananira mu busabusa. So rero ndabinginze mumfashe tube abantu bakuze, sibyo? Tube bamacuwa kabisa, ku buryo buri muntu wese yiyumvamo akazi aba agiye gukora, uburyo agomba kugakoramo, uburyo agomba kukitwaramo, uburyo mbese nyine agomba kugira gute kwitwararika. Rero abagabo niba mugiye kubahereza mujye mugerageza mubahe ariko biryohe, sibyo? Mubifiringe, kandi nawe mugabo ukwiriye kubifiringa nyine tu. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu agira gute abikora gutyo, kugira ngo abashe kuba yaryohereza umugabo we. Impamvu rero umugore abikora nizo mpamvu twavuze. Tuvuga yuko umugore akwiye kubikora kubera yuko aba afite ikibazo cy'uko umugabo ashobora kuba ataryoherwa, cyane cyane mu gihe umugabo nyine umugore aba yaramaze kureguka. Nawe iyo waregutse ubyumva, umugabo ashyiramo akumva ntahari gukoza, nawe uri kubyumva, umugore ndabizi ko ubyumva. So rero bimaze kumva yuko ibyo ari ikibazo gikomeye kuri wowe, icyo ugomba gukora ni uguhindura systeme, ugashaka uko ubigenza kugira ngo umugabo wawe ajye kwishimira, agukunde, agukundwa akazi, akwifuze, umuryoherere, akuryoherere, mwese nyine muryohane, kubera yuko muba mukeneye yuko ibyo byose bibaho kandi bigomba kubafasha. So rero njyewe ikintu nababwira ni uko buriya kenshi iyo mbabwiye nkababwira ikintu ntimucyumve, nkababwira ibintu ntimubyishyire mu bikorwa, biramvuna bikambabaza, ariko burya iyo ubikunze ukabishyira mu bikorwa biragufasha nawe ubwawe, sibyo? So rero nizere ko mubyumvishije. Ikindi kintu ntasoza ntababwiye, wifuza umukunzi, wifuza ugukunda ariko ufite gahunda yo kubaka, nimero ni za zindi, ni 0790970273. Nimero ndayisubiramo, ni 0790970273. Hariho abantu bagiye bazinyaka bazinsaba, ariko ndazibaha kuri table, ariko barangije barambwira ngo ese ngo nizawe nizanjye mu by'ukuri, ariko igitekerezo cyangwa inyunganizi ndetse niyo wadutera inkunga ntabwo byatugwa nabi, hari byinshi twahindura ku bw'inkunga yawe. So rero njyewe icyo nababwira nicyo ngicyo, nimero tuzitangira. Hariho abantu bajya bakenera ibintu bijyanye n'ibyo kwifashisha by'imiti n'ibiki, ibyo ngibyo byose nagiye mbasobanuriraho, nta kintu na kimwe ntasobanuye. So rero niyo mpamvu batadutanze nimero zacu kugira ngo tubafashe, tubabe hafi. Ntabwo twifuza yuko niba twigisha umuntu ashobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, kandi hejuru yuko ibyo bintu tuba dushaka kugira ngo tubirwanye. So rero guys, aho muri hose mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'igicamunsi cyiza. Rero Imana ikomeze ibarinde, ibahe umugisha. Iyo nimero iba no muri mobile money, ubishatse wayohereza agafanta nkanywa ntacyo byagutwara.
so rero Imana ikomeze ibahe, muhahe muronke, ndetse munasagurire n'abantu baza basaba, kandi mujye mwibuka gutanga nyaboneka, kuko Imana ibaduhereye ubuntu. Bye.